impanga iduha izina turahitinga cyane noneho kujya no gutega bikagutera complex ukagenda dore wa mutipe dore wa mwicanyi dore urumva bikagutera complex kandi ugasanga hari n'igihe n'aya moto ataraboneka urumva oya cyane oya ntabwo nkubeshye ntabwo byumvika urumva urwo rwego rungana gutyo oya ni urugero nari ngo wenda mbere y'impanga aho urumva na social media abantu bari bataragira cyane ariko nk'impanga iza urumva twahise tureka gutega kwasiteri gufata akamoto cyangwa taxi voiture aya ni ugufata akamoto na masike urwo rwego rwa umunara atararugera rw'agakabs ariko hari aho kuba public figure bituma utisanzura ukumva birakubangamiye nko kugenda ukumva umuntu aragusifuye cyangwa ugahura n'umuntu ngo ngo muzihe bana uhita umenya ko ari mu mafilime ugacurika umutwe urumva ngo ndakuze mu mafilime urumva hari umunsi nari ndi kumwe n'umutipe sinzi nimba uzi umuhungu bita Shitani urumva twambaye masike bari bavuye i Masaka kunsura baherekeze mbageze Kimironko noneho Shitani ahita agenda yicarana n'undi mutipe kuri za ntebe ebyiri umutipe aramureba atamwa ngo Shitani wamurezi we ngo mbere cyambere kwireba nyine ngo ati none unangira ko ati uriya muntu buriya mbaye kuko hari amasene nari mfite yo kurwa uriya muntu namukubisa akantu gusa nyine igisohoka numvishe noneho inshuti bakunzi ba Love Ministry tubaha ikaze nanone kandi turabakunda kandi namwe muradukunda turizera ko Imana yabaye yo kwizerwa kandi mwabyutse neza mukirirwa neza niba bitanakunze nasomye Bibiliya irambwira ngo ni Imana y'abazima kuba ukiri muzima rero biracyashoboka biracyakunda amahirwe aracyahari burya nta mahirwe ajya asanga wapfuye ahubwo amahirwe n'ay'abazima uyu munsi ntabwo ni njyenyine murabona kuri kamera turi kumwe n'umugabo mukuru nyemereye ndaza kuvuga ngo ni icyamamare ntacyo bitwaye turagusuhuje murakoze cyane mwaramutse mwiriwe neza turashima Imana akazuba kabaye kenshi cyane akazuba ko karahari n'akavura gakeya ariko karifuza biri kuvanga muri aya mahumbezi y'uduti byo harimo n'akabeho byose biravanze n'amahoro kumeze neza sava turashima Imana ntacyo tubayeho ni ukuri twishimiye kubana nawe pe hanyuma abakureba hari abakuzi bagiye bakuzi ku mazina atandukanye wari afungura bavuga ati dore karaze ariko nagira ngo wibwire abagukurikiye urakoze ugira ngo si menshi menshi cyane amazina y'ababyeyi ni Cyprien Bruno Nteziryayo ay'umwuga ni menshi biterwa na filimu nzimo cyangwa n'inzimo hari iryitwa Marite mu mpanga hari ko nyibagiwe barayazi bazayakwibutsa ni menshi cyane hari muri Dasomba nitwa Ndera Mahinga ndaryibagiwe neza gusa
nakoze mu mafilime atandukanye, hari iyo bita dehaso, hari iyo bita gica, hari iyo bita muryango family, hari iyo bita afrikanda, ni nyinshi, ni nyinshi cyane, ni nyinshi cyane, zimaze kubamo nyinshi uko. isura yawe irazwi, isura yawe irazwi. Kandi amazina yose ni ay'amateka. Ni ay'amateka, ni ay'amateka, ni ay'urugendo, kuko amateka aracyakorwa n'ay'urugendo, ni ay'urugendo rugana ku mateka, rugana ku mateka. Good, byiza cyane. Ubu rero umuntu ashobora kureba akavuga wa mugani akaranga nka Marite ukina niba nibuka ari umukozi w'umugabo wita James Rwema. Okay, kandi uba ukora akazi nyine k'uburinzi gakomeye cyane. Nta hantu ujya unyura wenda ngo ubona abantu baratinya bavuga ati uyu mugabo turamuzi ariko akazi aba akora. ni akazi. Ubu mbere niho byari bibi, nko muri reka ngo urugero nko muri dehaso mba nitwa Rwasibo, yego, mba nkubita umugore bimwe byahatari, yego. rero nari ndi mu kajogingi nimugoroba, umugore aparika imodoka, avuza amahoni, umuntu tubwira uriya muhungu aze hano, nsubira inyuma nyine ndagenda numva icyo ambwira. Umugore yarantutse, uri umugome uzapfa nabi, uriya mwana umukubitira iki, yavuze ngo uriya mwana umukubitira iki, mpita numva ko ari filime nyine. Uriya mwana se ndacyamuhonda ahubwo. Ubu ngubu abantu nyine bamaze gusobanukirwa ko biba bitandukanye, ariko kera ho ntihatari. Kera umugabo Ngenzi kubera yakunda gukina amafilime nyine yarakayikunda, hirya abantu babonaga bakiruka batarakurasa neza bakagiraga n'ubuzima busanzwe niko ameze. Ariko urumva ko yaduhumurije ubuzima busanzwe, ni akazi, ni ukwambara isura y'akazi. Buse abantu tuvuge ko umusore nari nkiri kwivuga nuko nahise ku mazina ya filime. Marite cyangwa Rwasibo akaba ari umugabo ufite umugore n'umwana. Yes. Wow. Imana yatugiriye neza turubaka. Imana ishimwe. Icyo kintu kiranejeje. Uyu umusitari ufite umuryango biba binejeje cyane. Ubu rero urumva abantu nyine bakubonye nyine kunuza kuri screen, kamvuge gutyo. Ako umuntu ahita yibaza ni gute umuntu asimbuka akajya kuri screen. Koko impamvu ubona ibyo bintu bisa nkaho birayishinga abantu, haba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, usanga umuntu ndetse anakora akaba ashobora no kwiyambura nakimbi akakuraho kugira ngo ariko basi arebe ko yamenyekana. Wowe byagusabye iki? Icya mbere ni ukwihangana, byansabye kwihangana kuko hari abo twatangiranye kariyeri batakibirimo, kuko ntago nyine ubu ngubu bisa n'ibyoroshye pa raporo ya kera, kuko ndibuka kera twajyaga tuva ni Masaka tukajya muri casting mu mujyi, tugiye juste gushaka aho byibuze bazadufata. Yego. Ariko ubu ngubu casting yabaye menshi, yego, amafilime yabaye menshi, yego, ama YouTube channel yaraje iki, ariko kiriya gihe cyacu tugitangira zari zitaratangira kuza, kuko ngewe ndibuka natangiye muri 2014. Umaze imyaka igiye kuba 11. Njya muri casting bwa mbere hari muri 2014, ariko wibaze ko
filime nakinnyemo bwa mbere yasohotse muri 2018 agize imyaka 4 ijya iyo myaka 4 yose niyo guhasoringa no gusuragoringa rero bisaba kubikunda no kwihangana ubundi gihe nicyo kideterminatinga aho werekeza n'icyo uzaba good hanyuma rero umuntu ahita abaza mu myaka ine umaze kwihangana buri ishusho ya mbere aho isohoka njye nta kabazo k'amatsiko kwibona ubwawe imbere ya eka byari bisa gute ni filime y'Abatanzania n'Abanyarwanda bitaga Jibu niyo nasohotsemo bwa mbere urumva wa mugabo bita Kikosi na Asiya niyo nasohotsemo bwa mbere ariko numvaga ari nk'inzozi kuko ni umudirector w'umunyakenya reka mbihere ku umudirector w'umunyakenya bita Frank niwe wambonye arambwira ngwino unyinire aka kanya ngezeyo kari agasene kamwe anyongera kandi shiduka muri filime nagenda umufigira yangira nkozemo sene zigera kuri enye umwagiteri noneho mu kuyironshinga rero twayironshingiye ahantu nakoraga kuri hoteli icyo gihe nari bouncer waho njye nkora he ku muryango ntago nemerewe kwinjira n'indani ariko urumva nawe ahantu uri wakinnyemo ntibyabura ntago byabura tugeza nyine igihe cyo guscreeninga numvaga atari njye nicyo kintu cya mbere cyanshimishije nicyo kintu cya mbere kwireba nyine ngo ati none unangira ko ati uriya muntu buriya mbaye kuko hari amasene nari mfite yo kurwana uriya muntu namukubise akantu gusa nyine igisohoka numvishe noneho mbaye motive nati wow bya bintu ngomba kurwana nabyo ariko nubwo yasohotse agafaranga ntikarimo n'ubu ndacyategereje kwishyurwa wari motivated no kwibona gusa kuko urumva iyo twajyaga muri casting hari n'igihe twajyaga muri casting bakamfata bakampa na role nziza ariko ntazashiduka filime yarasohotse cyagenze gute filime nari gukinamo ntiwabaga uzi ko byagenze urumva hari abafite amazina kuturusha akumva nimba filime izagurishwa neza cyangwa irimo agafaranga umwanya wakawurya ariko bigenda biza nyine umuntu akomeza kwihiringa agatigita umugani w'aba bantu b'iki gihe kugeza n'ubu rero ni urugendo rutoroshye iyo filime nta kintu wigeze ukuramo ntacyo pe ni iki cyakunze gupushinga kuko twabonye ko abantu benshi motivation bafite ni ukugira ngo bagire aho bajya ariko n'amafaranga kuko ntekereza ko agatwiko gusa kadafite akantu nta kintu kamaze ariko wowe wakomeje gusunikwa n'iki icya mbere ibi bintu njye nabigiyemo mbikunda mbikunda cyane kuko hari n'abancaga intege kuko urumva icyo gihe nta kazi umuntu yagiraga ntaki hari n'igihe wavaga ngenda byibuka hari umunsi navuye mu mujyi n'amaguru mvuye muri casting nabuze itike intahana nabuze inote ya 300 inyura kuko kuva i Remera uzi Masaka byari 2:05 ndatega ingeza i Remera mva i Remera n'amaguru nabuze itike urumva icya mbere nuko nabikundaga njye numvaga naho kuri icyo gihe utampa amafaranga ariko nkabanza nkagaragara muri kamera ati icyo cyaba ari icy'umutwe nsinzi
ariko urumva uko ugenda uba umupro bigenda biza. Yego. Ariko icyampushinze cya mbere ni ukubikunda, kuko iyo mba ndushaka amafaranga iyo myaka ine ntabwo nari ntabwo nubwo nta mafaranga yari arimo, byibuze se aho byageze nubona amafaranga nabwo arakunezeza, azi ibyishimo bingana ibyo wigeze kugira ugize. Bon, urumva uko ibihe byagiye bikura, urumva kuva nyuma ya 2018 amafilime noneho yatangiye kuza. Yego. Izo bita za Gitera, za Gica ziraza. Yego. Nubwo nta mafaranga menshi yabaga arimo, ariko byibuze bari batangiye kugira bakaguha agatike, twakitaga agatike. Nk'ibyo 5 bakaguha 3. Hari n'amaseti umuntu ajyaga akabwirirwa amaseti ugakina utariye. Ariko iminsi igenda ishira nyine bigenda biza, amaproje mpuzamahanga araza turayakora, urumva bitangira kuryoha. Warumbajije ngo ndahantu ugize ubona amafaranga kuryohera ku buryo uvuga uti uti bya bintu ntabwo ari kugaragara gusa ahubwo harimo n'ubuki. narayariye aryoshye, akabamo nayo nkura mu musaro kuba umukinnyi nko kwamamaza ibintu nk'ibyo nyine. Ariko maze kubona amaproje agera kuri 2 atatu aryoshye pe, nabishimira n'Imana. Wow, Imana ishimwe. Hariyo nakoze mu bita Africanda, hariyo mvuye mu bita Entre deux, hariyo mvuye mu bita Vers la nuit. Izo zose ni proje mpuzamahanga. Urumva rero igihe kiragera, nk'uko nabivuze ngo ni igihe nyine kiba kitaragera. Ariko amafaranga araza pe, amafaranga araza binyuze mu kwihangana. Urakoze cyane. Mfite ikindi kintu nshaka kubaza nanone, kandi iyo kwibona uri umusitari buri wese avuga ngo ndamuzi, ngo uriya ndamuzi, ubifata ute kuri wowe nkawe? Kuri njyewe bitewe n'ukuntu nsanzwe mbayeho, cyangwa nari nsanzwe mbayeho bita umuntu ataragira ahagera, njye nari nsanzwe mbana n'abantu bose ntawe nsubiza inyuma. Rero ntibyagutungura kuba waza ugasanga ndi kumwe n'umukarani hariya mu Biryogo, kandi abantu bazi ngo ndi umusitari. So icyangoye cya mbere ni hari igihe cyageze impanga iduha izina turahitinga cyane, noneho kujya no gutega bikagutera complexe, ukagenda dore wa mutipe, dore wa mwicanyi, dore urumva bikagutera complexe. Kandi ugasanga hari n'igihe n'aya moto ataraboneka, urumva oya cyane oya ntabwo nkubeshye, ntabwo byumvika. urumva urwo rwego rungana gutyo? Oya ni urugero nari nguhaye wenda mbere y'impanga ho urumva na social media abantu bari bataragira cyane, ariko nk'impanga iza urumva twahise tureka gutega kwasiteri, gufata akamoto cyangwa taxi voiture. Aya ni ugufata akamoto na masike, urwo rwego umuntu aratararugera rw'agakabyo. Ariko hari aho bijenana, hari aho kuba public figure bituma utisanzwe, ukumva birakubangamiye, nko kugenda ukumva umuntu aragusifuye, cyangwa ugahura n'umuntu ngo ngo muzihe bana wowe uhita umenya ko ari mu mafilime ugacurika umutwe, urumva ngo ndakuze mu mafilime. Hari umunsi nari ndi kumwe n'umutipe, sinzi nimba uzi umuhungu bita Shitani. Urumva twambaye masike, bari bavuye i Masaka kunsura, baherekeze mbageze Kimironko. Noneho Shitani ahita agenda yicarana n'undi mutipe kuri za ntebe ebyiri. Umutipe aramureba
atamwa ngo shitani wa murezi we ngo dore na wa murara ngo ndabazi urumva rero hari igihe bijana ewana weho niki cyagushoboje bo sinavuga ko ari iki ni Imana yanshoboje ikindi no kwiha gahunda nibyo ngibyo ya kwiha gahunda ibintu ni ingenzi cyane ni ingenzi hanyuma na madamu we n'umusitari oya ntabwo ari umusitari umuntu yahita mbaye ko kuki utarongo umusitari mugenzi wawe ntabwo byari guhura ntabwo byari guhura rwose gusa urumva byari kuvamo byari kuvamo mwese muri abasitari oya ntabwo byari guhura bo simvuze ko muri kariyeri hatarimo abakobwa beza ariko biba byiza nyine iyo ugiye ku ruhande ukareba tu ugiye ku ruhande ukareba urumva iyo uvuze ngo ugiye ku ruhande ukareba uba uvuze ngo ni nk'ugiye kureba ku mpande zombi ngo testinga oya urumva kuba duhuje muri kariyeri hari igihe aba adafite iyo gahunda yo kurongorwa vuba kandi wowe warihaye gahunda uvuga ati iki n'iki ngomba kurongora ikindi burya gushaka umuntu mukora ibintu bimwe mubyuka mu bintu bimwe njye ntabwo sinzi ko byari kunkundira ariko simvuze ko abandi batabikora ariko njye ntabwo byari kunkundira ubu rero nk'umusitari ufite uri role model cyangwa ufite abantu benshi bakwigiraho bakureberaho ushobora kuba uzi ntabwo utazi niki ndaza kure kenda uba sharing niki bakwigira donc ndashaka ikintu bashobora kwegispektinga kugira bazajye ku rwego nk'urugero cyangwa se bazanaharenge kuko nawe uracyari kuri ibyo uracyakomeza kuzamuka niki bagomba kwegispektinga mu rugendo rwabo kugira ngo wenda ubaye nk'inkuru nziza cyangwa se amakuru y'urugendo ngenda kubiri nkubaza ibyanjye ariko I think hari ikintu kiri very special bagomba kwegispektinga yenda niba ari gusimbuka ariko ntako numvisemo mu myaka ine wamaye gutegereza bitega iki bo nimba koko ushaka kuza muri uyu mwuga cyangwa ufite inzozi zo kuwuzamo uzabigeraho ariko uzabivunikire ntuzemereye ibyizanye ako kanya bose mvuze ko amahirwe adashoboka ariko ejo nujya muri casting bakakwanga ntibagufate ejo bundi bikanga ntuzacike intege oya igihe kiragera isaha yawe ikagera ukabona baragufasha nk'ubwo ntago nari nzi ko najya muri izo filime mpuzamahanga ariko kuki se bamfashe nuko igihe cyageze nyine hari ibyo nerekanye nawe rero uko buri ujya kuri casting ejo bikanga ntago energy uri guta ari iz'ubusa oya ntuzacike intege gusa icyo nakubwira cyo nyine urugendo uzabujemo ntago rworoshye ntago mani twanyuze ahantu hagoye rero ntago urugendo uzabujemo ruzakorohera oya uzahora n'ibigeragezo uzajya muri filime unitegere usibye ko wenda byahindutse hari naho uzajya ntibanakugaburire hari aho uzajya bakwemerera amafaranga bakwambure ariko kuko uzi icyo ushaka fayiti uzafayitinge mpaka ugezeyo ngira ngo nababwiye ko kuva 2014 kugeza ubu wenda nubwo nadeviyeho gato nkajya inyuma ya kamera ndi gukora izanjye ndi gukora filime zanjye ariko still ntago nakwibagirwa ko nabanje kuba umukinnyi n'ubu nkiri umukinnyi yego so rero fighting mpaka ugeze ku nzozi zawe urakoze cyane ahangaha
hari utaba kugira ngo ubwo nyine ntibagufasha ababishinzwe okay. Nta kundi. Ikindi gihe hari umunsi hari ibintu twari turimo by'amarushanwa tumaze almost ibyumweru 2 bro reka ndeke kubivuga iyo mbyibutse bituma nanga industry kandi si ngombwa kuko urumva icyizere twari twarishizemo ko ubuzima bugiye guhinduka, imiryango yacu tugiye kuyubakira ibintu byose, ariko byarangiye bya bintu ari scam. Kuko bamwe bahise bakwitinga baravuga ati ibi bintu si ibyanjye, uri kumva, bamwe babivamo. Ariko nyuma nanjye namaze nk'ibyumweru 2 mfite depression yabyo. Umuntu twabanaga kandi ati nyine ntabwo byari ibyawe, hari ibyawe, tuwe humura, nimba Nyagasani yarakwandikiye ko ibi bintu ari ibyawe, ubwo ni ibyawe. Ndongera ngaruka mu buzima, nyine izo filime nibwo zagiye ziza mpuzamahanga, ariko nyine ntabwo biba byoroshye. Harimo imisozi ngira ngo yenda ubwo abahungu bawe ubuzi n'abo utazi cyangwa se abo ubereye role model, ndatekereza ko iyo story bayumvise kandi neza. Umuntu yahita yibaza tese ubukuru uyu munota, yenda sinza kubaza nk'umuntu uba muri iyo industry cyane, ahubwo ndabaza nk'umuntu nanjye uyikurikiye ureba iryohera. Ni umwuga watunga umuntu akabaho akazagera ku nzozi ze? Nta kindi kintu nzi. N'umwuga wagutunga. Ubu ngubu nibyo nari ndi kuvuga, byaroroshye. Uraza kunkinira wenda nkaguha 10,000, 15, ukajya hariya mu yindi filime bakaguhayo, ubuzima bugakomeza. So hari abatunzwe nabyo rero benshi tuzi. Hari nk'ukuntu ugira amahirwe, izo publicité zikaza zikakubrandinga ziguha n'amafaranga. So sinema yaragutse cyane ku buryo uyifokasinzeho uyigiyemo, ariko atari ukuyijyamo uvuga ngo ngiyemo ejo nzabona amafaranga. Ukabanza ukabiba, ejo nibwo ubona amafaranga. Gusa iragutunga pe, iragutunga rwose, kandi ukabaho neza nta kibazo. Urakoze cyane. Ndagira ngo rero duze nk'abagira ku musozo. Sinza kuvuga ngo hari yenda niki ubwira abantu, ahubwo ndashaka kugira ngo tuyifatire hamwe tunasoze, kuko hari abavuga ko yenda abantu benshi hari ibyo bakora kubera yuko icyo kiganiro tuzakigarukaho cy'ibiyobyabwenge ikindi gihe. Bakora bakoreshejwe n'ibiyobyabwenge, bakoreshejwe n'ibintu runaka, akaba ari byo ubona bamwenda bakina basora amashusho y'urukozasoni n'ibindi, kandi bigaragara ko biri ku affectinga ntuza societe, abajene n'abandi basa nkaho birinduriye muri social media cyane. Ibyo bintu yenda sinzi icyo uza kubivugaho, tunajyana no ku musozi ujyana icyo ubwira abakunzi bawe. Njyewe kujya muri social media ngo biterwa n'ibiyobyabwenge nabigarutseho, mbibona mu buryo butandukanye, ariko reka twivugire muri kariyeri yacu ya sinema. Buriya muri sinema abenshi buriya ntago, sinavuga ko barimo babikoresha, ariko buriya muri sinema ahubwo harimo ikintu bita ubusambanyi bwinshi. Yego. Sibyo? N'ibiyobyabwenge birimo, ariko ahanini harimo ikintu bita ubusambanyi bukabije. Sibyo? So
hari ukora ubwo busambanyi ruswa ishingiye ku gitsina, yego hari ubijyamo kuko yabanje kuryamana na director na producer n'iki. Ntabwo nanjye mfite projet ndi gupanga izavuga ku buryo abakinnyi babona amarore bitewe n'uko bitanze. yego Either uri umukobwa ngo no turyamane, uri umuhungu ukora iki. urumva urimo urashaka kurwanya ibyo bintu bibera muri iyo industry. Ntago mbishyigikira kuko hari ingero umuntu aba afite atavugira aha uraba wambaye ubusa. Ibyo bintu nk'ibyo niwumva umuntu agiye kugukastinga gutyo rwose uzabireke. Sibyo? Iyo ni shortcut, niyo navuze bita shortcut. Sibyo? Kuko simvuze ko badahari, barahari benshi cyane. Benshi. Nushaka uzambwire ngo ubuhamya bwabo. Urumva? Bagiye bava muri industry kubera ko icyo kintu runaka yashatse kumufata ku ngufu. Runaka yamubwiye kora iki. Runaka yamwatse amafaranga. Uraka amafaranga umuntu uri producer kweri. Urumva? Timu 15,000 kugira ngo ushyire muri filime. Iyo filime urumva ari aho izakugeza. So icyo nasoza mbabwira rero, sinema yacu tureke kuyisiga isura itari nziza ku bayikora, kuko hari abitunze. Rero nimukomeza kuyangiza, nidukomeza kuyiharabika kuyangiza, izatwicira umugati. Icya kabiri nabwira abakinnyi bagenzi banjye, ibyiza biri imbere. yego Nimba ufite inzozi rwana nazo, itabira casting bazagufata uko byagenda kose. Ntuzajya muri casting zirenze 2 niba wiyumvamo iyo mpano bataragufata. So rero nasoza mbashimira kubw'umwanya mwampaye, kandi nshimira n'abadukurikiye. Ni Uplove, bakomeze bayifollowing. Ubwo nanjye vuba hano ndabaha channel yanjye, ndashyiraho amafilme ndi gutegura rwose. Imana ikomeze kuduha umugisha. Bakoze cyane. Tunababwire bakande handi bakoresha mukande subscribe, akazogera ujye na notification. Kaya akazogera gize. Like na share rero. Ntacyo bisaba, ni juste gukanda. Nako kandi. Bakoze cyane. Ubundi ujye ubona ibiganiro byiza byubaka, kuko numvishe ibiganiro byawe byubaka. Ni nayo mpamvu naje. Sinjya ngenda ku macano menshi atandukanye. So komerezaho rero, utumire n'abandi n'urubyiruko babe motive, wenda hari umusaruro byatanga. Murakoze. Bakoze cyane.